ndibuka bahora bavuga ngo kiriya cyarize kandi umuntu yitonze kiriya cyarize bucake najyaga kwiga se nkigana naso cyangwa nkigana nanjye cyangwa nkigana nawe abantu barapfuye uramujyama ngo ni impano y'iki nurivuki yego namwita impano y'amazirantoki ibyo tubireke impano y'Imana ngewe ngiye kuza nkusibe ku ikarita roho yanjye n'abantu utuburira uvuga ngo urabaho butunzi ukwamamaza ukavuga ngo iramanuka y'ubwato yabaye nyiva mu mazi mpagaze mu mato hejuru mu mazi mo hagati sobye ku kavideo ahagaze hejuru ubwato ngo bwase bujya gute bwase burahoma icyo bita gushinyagurira ikiremwamo none nagiye kubona munazanye bya bitinganye bibiri hari ikintu cyazaga gutya kiza ngo mubwiraze ariko umwe yavuze ko yifite umugabo w'ikidayimoni w'ikidayimoni utazwi Briane uko abivuze nese navuga ibyo ntazi yes reka nongere mbasuza ndetse mbifuriza gukomeza kugwa neza muri mbabwira ngo tubifurije icyumweru kiza tugiye gutangira ndetse muhaye muronke mu byo mukora mbona no kujya nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda nsuza abantu bari muri diaspora mabwira ngo turakuna kandi dukunda ibitekerezo tugezeho mutubwira ko namwe mudahwema kudukunda mujye mutwandikira mutubwire ngo mu biganiro tubagezaho twashyiramo iki cyangwa se twakongeramo iki kugira ngo tujye tubana namwe umunsi ku munsi nitwa muri Jason imbere yanjye kuri kamera hariho Isiyaka manager umuhungu w'inyamirambo umuhungu umupapa w'inyamirambo subiramo iryo jambo neza Isiyaka manager umuhungu w'inyamirambo akaba n'umupapa w'inyarugenge w'abana batanu bimangenye nacyo mucyandike assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nizere ko mumeze neza cyane of course mwenye nitwa cheketu ndakina n'abana ukina n'abanyana usura atandukanye mu bice bitandukanye usura banganye nk'utasenya gatanga isana n'amugwa Kigali News 5 mwishi entertainment urumeze neza ariko fresh cyane nta kibazo mvuye induba nona reka nawe ngurimo kubaka mvuye induba nona ngurimo kubaka imihanda ariko mushyashye niko numvishe amahirwe asigaye tu ejo bundi azabanyura kuri kaburimbo ave muri herera abandi harahiriye yego ariko mvuye induba nanone bari baranaye n'induba cyo Kinyarwanda wacyumva reka nawe bari umaze iminsi umbona maze iminsi nakubura ahubwo abadukurikiye mwe maze iminsi mumbona n'ubu nayiriho yagenze bite so wamfura umwanza yaririmbye ati bazatwemera twagize gute twigende napfuye urumva umujaba mawinshuti wanjye ara mu biryogo Rashid Son ati kamugi iryo jambo kamugi rero rizari kamugi kuko umwana w'umunyamugi yego yapfuye anakira azapana ubunyamugi bwe kandi ntabwo uzava mu cyaro cyaherera abandi guza ngiye ufatana umugi ntibyashoboka uzaza uvuga ngo nduhirinda ndamuke ariko uvuga ngo ni rutera nasuye iwacu mu cyaro ariko ngiye bacu nzapfira Nyarugenge iwabo wibyiza ntumbwire ko irangamuntu itari mu karere ka indangamuntu mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka hehe kagatarano hirya cyangwa mu cyumbatisha mu cyahe mu cyumbati namaze kuko mu cyumbata ate ministri w'ingabo z'igihugu nacyo bacyanditse ntacyo ndacyumvisha ngo barashaka ko ntazongera gukora bino mihane ndahari mu imihanda ari ubatswe uhari nijyame n'abakaritaza muri commentaire bagatukana wowe muze mwese muri abantu muri bihumbagiza mu ntuki mbone virusi uzara hakurya mu cyaro cyarera abandi unsange Nyarugenge bafatira n'umwana Nyamirambo mugiye muzumva Isiyaka manager cheketu ari icyo zagize muzafatira iburyo kare muzasenga kuko baravuga ngo muzabe ari mukomanga muzakingurirwa hakuru umunyamugisha Waderimanga nugira umugisha se wowe uzazishaka mpaka upfuye muri utanazibyaye nubwo nabikwifurije wacu nta muntu wabyaye impanga ngirira isari ryiza uzabyara impanga sha rero bamushere wawe shimwe narema kukubwira ati ko nshaka ko ntera inda buretse gato ushaka amafaranga sibyo ariko ubunyamakuru ubufana urumva ubutumwa tuzana ukagira ishyari n'iriki hari ikigabo cyari gitinganye nabyo twakubivugaho yego
cyo kintu nakizanye kuri channel yanjye kiraho cyasambye bati sabirira niko bavuga mu cyarabo sabirira no gusaba Mungu Imana muhindira ubuzima kubera ko ngiye nabaye kiraro cye amwereka ikibuga ariko abatumirwa busaba ati ninkwera kwesiyaka mwabatumirwa ko mutazanye mu biganiro ntago muzungu kukweza nyishyo wari wabwirirwa kereka urumva umunwa wanjye n'ufunga urumva cyo nkama ndi hehe aho abagabo bajye sibyo cyangwa buri wese azajya urumva nibwo muzabonga ibiganiro bya siyaka akiyuze ntagagikoze ni muzoye no kumubona ariko ndahari nahumeka kandi namuka napfuye muzabati umwana Nyamirambo niyo muntu waze content za mbere nkunda abanyamakuru bya bifi binini biri gisaka ngo gucyango na gucyango na gucyango ndabizi ibyo ndabizi no uwa mbere wa muntu twawe kuri Git Hotel nkuzi gutyo mu mihana nkuzi gutyo waramwe ibiganiro ngo bimariye ibihumbi sara muri byaruzuye barimo mazi iminsi ariko turabizi alhamdulillah rabbil alamin wallahi shimira witeka ibihumbi ijana wagezeho ibihumbi ijana na kimwe n'abantu 550 wanguriye n'inkoko ndabyibutse mu kiganiro nuko niteguye manyikugure tuzayirya muhi tuzicara tuyirye urumva nicyo kurenza tukirenzeho yego niba nashaka na Fatuma abana babandi bahoze b'imanga n'abantu bazamanga n'abafana bari muze duserebe yego gweri 17 muhi kuri chan iringa paka umujari kuzura dukenera miliyoni none amena yago aravuze ati umugambi w'Imana sugwesho sibyo yego barongera baravuga urumva ingabo z'igihugu ziva ka Gitumba zaje Nyamirambo barugize rushya yego nanjye nzabura ndi mushya nkomeze mbatemo yego mwami bigara mutabima murabizi neza ko kamera ndayifite ubu nzaza mvuge nigendere none se isiya ahubwo bwira ku rugendo rwawe harumvishe ngo naye ngo ushaka kuba ngo warageze ari bwa bwato bwaruhamiye nari ndi hafi aho ngaho mu baturanyi suza abantu birubavu abantu bo ku gare ka Nengo abantu bo ku mupaka abantu muri Mugangari urumva n'abantu bo kuri Gandi bariyeri abantu bo kwa wese ku mazi ariko ikintu cyambabaje ariko kamanze nihanganishe abavanimwe b'abaturanyi yego b'abakongomani shimire Rwanda Defense Force cyane cyane marine zo mu mazi shimire uruhare ingabo z'u Rwanda zagize mu gutabara abantu bagera mu 100 ingahe nubwo 70 yitabye Imana urumva nabandi bagakomereka bakaba bamwe bakiri mu bitaro abandi baratashye yego dushimire ingabo z'u Rwanda kuko iza Kongo zo zananiwe baravuze ati nubwo ari igihugu cy'igiturage ariko babuza abantu batabara cyo gutabara usanga batazi no koga bari abahungu biko suje bana buri baterana ingumi kona basika baterana ingumi baterana amacupa ariko nange bafana banje abadukurikiye kuri Maisha Entertainment kuri Kigali News 5 ku murongo TV muhire muravuga ngo leta y'u Rwanda cyangwa RIB yego ihorira maso abantu barapfuye uramujyama ngo ni impano y'iki impano nurivuki yego namwita impano y'amazirantoki kuko naga impano y'Imana yakora icyo bita content ihagaze hejuru y'amazi ivuga ngo iriya manuka yabaye urabyuka avuga ngo anywe amaraso ya Pastor Tojari nyakwigendera ubari hehe ari kuri ari muri gereza nkuru ya abahanzi barashyize isoni bazaririmbe bande muzaririmbe ariko mu gihe muri mu muraririmba ibintu bipfuye dukeneye kuzamura icyo bita Sanet Boy mukore subscribe kuri Rashid Son urumva twibuka abahanzi batagisapotingwa bafite impano amashana araje the ben ngabo yafa kwishanda hahita hazo wa mwana umwigana nabazanye ibici hariya ngo ishanda sibyo ishandi bishanda ubwo ninde wigishije ndi muhi umva ko ni mukuru wabo the ben bamureke ibyo tubireke mpano y'Imana ngewe ngiye kuza nkusibe kwikarita roho yanjye n'abantu utuburira uvuga ngo urabaho butunzi natwe abanyamakuru yego muhire urumva hari igihe biba ngombwa kwamamaza bikabaho sibyo
sibyo ibaze ko kwamamaza ikintu kitamamariza kwamamaza ukavuga ngo iramanuka y'ubwato yabaye nyiva mu mazi mpagaze mu mato hejuru mu mazi mo hagati sobye ku ka video ahagaze hejuru ubwato ngo bwase bujya gute bwese burohama icyo bita gushinyagurira ikiremwamo abigendeye imiryango yabo abana babo banyirakuru bashangazi babyara abande urumva ibaze nk'imiryango yaburiye ababo abantu 70 harimo n'abana b'impinja kuri kamera bakatwereka sibyo mbona uko biri mu biragenda bigenda mpano y'amabyi abari ku meza mu myihangane kuko yafite agahinda umuntu akaza none nuriya hajya umuntu wa Imana imbabarire ntago mbihagaze ariko numvaga wa muvane mwe wabiretse yago niba bati bira bintu bitanagaragara nabari abantu mubona guri ati benshi ubusanga ari hari byo bihishamo banasanga ari byo byagiye bigira yindi mitima gitindi katubireke yego nawe Godfather azavuga ngo ndashaka kumenya se RPF yatabaye ite yari irihe we tubisura muri za space rumva zijyama abantu yagwara bivuze nsuza ababig inaji yagwara bivuze arabizira zira space zibamo byinshi kuba mukumva ibyo uvuga mu nyamakuru ka recording ibyo zo kwa proding bari bavuga sengeye mfite uruvugiro Imana yararuguhaye ariko si ngombwa kuvuga ubusa nibyo dahagaze umunyamakuru ugomba kumva ibivugwa ukareba bitagenda bitarimo byiza ukabikata babyishije ukareba ibyo bagerageza hari habera ubutinganye ari muri umuhanzi yarimye ngo ngiminwa yabo ngikene inkingo udukundi twivuze ivuze wino showbiz arimo ikintu hita udukundi udukundi nabyo ndabigarukaho sibyo ariko mpano y'amanziranoki sha urashinyagurira ubusereka mbwire ubu satanga ubutunzi yego ninde yahaye miliyoni cyo ninde yahaye 30 y'Abanyarwanda ntago muzi ninde yahaye kenzi ninde yahaye 18 ntago muzi nagenda teturura umugore wishwe n'inzara n'abana babuze no kurya isambazo isambazo urazizi ndazizi umugore we n'abana urabona zino nganda zano banywa inzoga n'ibiki ziraziba ku mazi yego uzi ko umugore ariza akoramo urumva kugira ngo afate zirambete ziranzoga ajya kuzigurisha urumva kwantu boroye bya bini navuga fanuzu blame nashatwe na Jim bya bita bireba hejuru birabi byara abana byakishwe n'izo bigata birya yego umugore akamuri ubwo buzima ngo umugabo atanga amafaranga kandi yaranamutaye reka tuzijya kwa mano y'uriya mugore cyo kumutwerera muhi samubazana tumutwerere tumufashe ko natwe arabadufasha ibyo abantu muri rwo mutuburirwa na mpano y'Imana uza abakozi bo mu rugo amaje gutera gahinda n'umubabaro uza abantu batabasha no kwivana kuyo bicayeho amaje gutera gahinda n'umubabaro ngaba amafaranga bari abanyamakuru nyamara bakora kuri Grit Hotel akazana yanzoga ijya gusira iri nanzoga bayagize mu makuru hajya bahita gucyo iranzoga bavoma yakazinyamenye amoko y'inzoga afata icyo bita urumva hari imbuto urumva bakoramo ji zitwa beterave agenda na kabido afata beterave akagapanga nabo banyamakuru bakorana bara n'abanyamakuru abapesa dukeye kora ko nimba soye veni cyangwa tarani kanyana gatuburira abantu urumva ngo Imana y'Imana n'ibiki asha byabapfuse nago biribwa n'abandi bahora bavuga yego haraba bikora haraba afite imbaraga zabo muhi urumva bashaka kugwa kugira ngo nabo agere nibyo nabo bungukamo sibyo ibintu bya mpano y'Imana rero byo tuvuye ubuzaribwa na mpano y'Imana zamenya kwa yobye ariko yo gushinyagurira abantu 80 cyangwa 70 nabandi nyuma baburi irengero na n'ubu ngo ingabo z'u Rwanda nababa kongomani bari hafi ngo barimo barashakisha abandi baburi irengero ariko ukaza ukifata ngo ni ngewe Mano y'Imana ntabwo ngo niwe ngo watanze igitambo urumva bavajuru mushuti wanye yakwigera wigende cyabivuze nyamara abivuga abantu bareba agaceceka gusa haracyariho akazi kenshi kandi gakomeye kubera ko wenda ubuyobozi bwacu bati nirangije ni kubera ubujije bwayo kuko dukiniye haduye sibyo
dukeneye urumva abantu byatandukanye hari byinshi hari akazi kenshi barimo barakora ariko nanone twebwe abanyamakuru turiwe duceceke gusa amano y'Imana akorana n'umuntu umwe ni nawe wamugira inama yo gushinga cano ye uwo ninde nzatumuvanaho direde ariko we ntago ariko direde zazo ni umusatsi wawe birabyomekana nzanyambikure kuri gitotera none musisi maguruka ntabwo mbasha kujya no mujinira Imana roho yanjye iyeze muhirengeye kugenda ntunga itoroshe sinicaze Bosco y'impaya yaracicitse abajyaga ku idarapo ry'u Rwanda urasose bakabwira ibintu byinshi sinabagira inama ntibagiye yego natwe twana twishi ntitwagiye yego Jackie ntabwo yarokotse ejo nirabati ngiye kubona umugabo nemera nubwo kubona umugabo nabo bizamugora ngo yari prank twasabye ubuyobozi kuvuga ngo urumva abantu niko batuna ku macano ibintu bihagarare n'ibyahagaze sera makuru twakorera ku macano yacu uko biri twaragerageje sibyo yego urago dufata rero wazanye ngo ibintu ngo utuntu twa space ngo wowe uzi umuntu umuntu nyina akavuga urututsi muri space n'abango ngumva ubujya kuntu yabwiye Chita narabyumvise umuse amagambo abwiye Chita ko no mugabo nimba ufite n'umugore cyane mufite n'indaya cyangwa ihabara nta mugabo afite none nagiye kubona munazanye byabitinganye bibiri hari ikintu cyazaga gutya kiza bamubwiraze ariko umwe yavuze ko yifite umugabo w'ikidayimoni w'ikidayimoni utazwi Briane uko abivuze nese navuga ibyo ntazi ko phone yanjye yazibe ngo mbikine agera ngo umugabo ngo mbite umugabo ngo wikira ngo nako ngo baba ni babana n'ubumuga bwo kutavuga ngo muremure ufite metero na santimetero 60 bamutweretse ngo wavuze akabata ngo wavuze akabacurukura tujye kona tunaje wa mudemu twa ngo ni teshaniki wa muti wa mukobwa waryabana n'abagore bagenzi hariya wihitiriye ngo ni inshuti ya jihad ngo ni shere ba jihad mu nkoko kwandese murareberera ibi ariko ku munsi meruka alalahari azaba ari ibicika kuri wagitanga ku munsi meruka abatarasezeranye bazahunga uburiri ariko abatarasezeranye kubera nta bushobozi bufite ariko leta y'u Rwanda ngubu irabasezeranye ku buntu ngo na binira mureba n'abazabatitira akwega ati agwa muhungu y'imfura buri morning azaba ari urubanza kuki Briane atatweretse mu mujyamara mu nzu kandi siko mu nzu ye haba harimo batipe abamara nk'inzoga bafata ibaba ari muri twadutsiko abafata za nuza urumva na bya bitinganye babiri hariya urumva na bya biki arawa kubona bona umuntu arahubutse ariko abateganya kuki babahaye yego nibyo ari wenda muri gahunda zabo ariko Allah kafuru rahim urumva kubona bona umwana yiyongoje nde Lorenzo Musenga mfurasha umwana uzi kuvuga bya umwana uzi gukora icyegeranya akavuga bya umwana uhagaze kuri radio y'igihugu murashaka umukura se mwaramuzanye mwana yivuye Musanze heturukapa biza bakakatano zakaturukapa avuga ati reka mpinga ariko nzagafata hari yewe ndi inshallah nzawusinga arashidisone ko kigane yose ndibuka bahora bavuga ngo kiriya cyarize kandi umuntu yitonze kiriya cyarize bucake najyaga kwiga se nkigana naso cyangwa nkigana nanjye nkigana nawe mu ndebe mu marambone ubundi hano Teba ni cyangwa uhagaze Fatuma rya neza ako Manchester kuva diaspora Saudi Arabia Canada mu Bwongereza mu Bubiligi mu Budage Barundi Abagande no kuri pe mfite icyo bita umufana ariko bafana banyine ndimo ndarwanya nabari umuntu cyangwa n'abana ba Iblis Iblis cyari cyo ni shitani ndimo ndarwanywa n'abana ba Iblis seki Semuhugu ngo yasabwe kira kintu bundi
sinzongera kukivuga ntuzongere ngo yagusabye ngo urukundo uravuga ibyiza ibyo ngo mugenzi wa nimba nanjye naragusabye nanjye nagusaba n'undi yagusaba ariko uvuga ngo ashaka umutinga asore wenda Semuhugu wenda ko yigize igikobwa ari umuhungu burugiye no kureba kuri diki wasanga ntayihari yaba yarimutse ubwo none se wakubita inyuma numva ya mitsi yongera ubugabo ntago izamuka ikajya muri nyina hajya zashiduka noneho igitsina kiri urumva naho hatobotse yego ariko urasabye siyasabye minisitiri ati minisitiri nana gafanta kawe bakamwiruka induru zikavuga ura Lorenzo ntago abanyamakuru se bose bajya bifatanya umwana akagaruka nese urashaka umujyana ngo umusege wamwirukane uzamugaburira ariko umuntu abura se nagabura shebuje nakoreshejwe n'abangara abagiye banyirukana batanansezereye hajye bankoresha ne bampembe hari nabenshi muhira hari nabenshi hari noneho bambona imitima ikabarya ejo bundi umwe bankoreshaga hari ahantu nigiriye ngiye kureba igisope abaranyweye barasinze uducupa twafite ibiti tw'umuzi imbere ye kora munateye iki nka cya kintu cy'isoni yanyigishije tukiri muri CFS nana turakoma bona amavide aramenagurika barati boss araguye ataragiye ko ubwo tangira ko wagiye kugira inama boss yo mwana wawe narajya yataye wakagareka duterere vuba atagira umupaparazzi unatisaga fata gafoto hari igihe yagaburiye iki bana banje babizi neza ko nta mukene ugira inama umukene wa namugate none se ntabwo yanshebeje hari boss wanjye ariko nyine murabiziranye kandi kubona abapambe banyanga kubi bose barasetse bose barasetse kandi uwo muntu uramushingiye barakwana dufite amateka muhire ntago baza muri uzantu bazamfatira cyo koza se bamfatira hera kwa Fatuma kwa Muhire wenda nagiye kurashi disone tunywa gaka n'abapambe banje bake rumva ariko nawe uzamfatira ku nzoka sinzinywa nzasanyira fanta rumva nzasanyira ibiryo nawe nawe tuzahura muri restaurant kereka niduhuruka nkubita ikintu ukunda n'inyama ego sha nagafi tuntu tw'imvange yego suza abakobwa b'imiribi yombi bose bari mu Rwanda no hanze y'igihugu abinzobe baca kubavuga abana apana bamukorogo hari n'abafite inzobe zabo nziza yanzobe fresh hari n'abafite tuvuta bakisiga bari kukabona barasobanukiwe ariko bako kanya mangabo ushaka ngo binzobe ntago ko nicyo kunuzuba ntago bava mu nzu ngabo bona amasaha n'ibivejuru baratutubikana ni kuvuza banatonyoka ese tarwana n'ibica za mukorogo ariko rero Briane wivangura kuri ngo ufite ngo shitani cyangwa ufite ngo umusheri aguba ngo ufite umutinganye mugenzi wa umurezi bene mugenzi wa erega nago dufata mamuvugana na kurara kuzi nawe muraziranye turaziranye ariko ngo nta muntu ujye ukunda kubavugaho ariko reka nkubwire Gisa Fred Rwijya ntitangiye igihugu n'Abanyarwanda ntago yavuze ati bane turagenda batatu wenda baritaba Imana ariko umwe aragerayo arucungure arugire paradise amajyepfo amajyaruguru ntago basi ibyaba habaye ibitangaza iburasirazuba ntago basi ibyabaye amajyepfo amajyaruguru ntago basi ibyabaye wallahi habaye ibitanga ubu ndimo ndabasha kuvuga neme ariko turara hakuye muri barabaturanye rocket crew atanirasi byihora muhi ariko turahaze turijuse bana kubwata imwe nutanga umusada tereka buretse gato uraryama karara surusura hari ijisho ryabaye gutya bavuga ati ryama neza ugire amahoro abahe mituweli babubakire babagire turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi yego ariko abaza za space abaza twadukundi abaza twatundi tugiye kuza ducana itoroshi tuze tubavuge moye baravuga ngo cool nafs izari gatimount buri kiremwa cyose kizabonda ku nanjye nzaba ngo ngiki cool nafs izari gatimount buri kiremwa cyose kizabonda ku rupfu kaba ngo ita kuri akatwa dutinye Imana mu byukuri byo kwiti
ndi umwana avutse naratoya shahadu, ndi umwana uzi idini nubwo ntari intungane, yego ndi umwana uzi idini we nubwo ntaruka kujya gusenga mu musigiti kubera impamvu ntabwo wahurana n'abarana turamura mu muhanda mujya ati kirahise reka na shitani bamubane tugenda, ariko ku mutima yacu dufite Allah, tugendana nawe. Kanya nazaba nyiri kuri no channel cyo nagiye naragiye mu bindi cyangwa narirashe bari kwiraza byo kwica arukuru bwate reka mbe nuje ho gato sibyo, ariko nzaba nyihari kandi muhire nanagushimire shimire uri inshuti yanjye uri umuvandimwe uziko muhira ajya amamagara ariko sa kubera iki udakora ababuzi iki bikoresho ese warabivuze ko uze nk'ibyanyu babuze internet za tuyishaka amubwira imbaraga za shitani zanyuze ariko walago makumbyutse zanyuze kizana zikambyutse ziraza zikakukutuka ejo ni umamagara sabyutse umamagara ariko Imana yonyine, ariko mwebwe mwita ngo bampano zo kwa shitani mugashinyagura abantu mugatingana ukanwa ufite umushege nk'umuko nago yagakeba ikigwa sabe mwaravuze muravuga arabareba ari cecekera muravuga murazaceceka kamwe zo wundi karamutse ngo bwe kwana mubonye hano mu kirori runaka warirashe uzajya udushaka bro, uzajya dushaka bro makuru uze dushake tugwa makuru imana bamwe arabango nabi imihanda cyo umuntu wabango nduwe muhanda bura jihad namwe bakari muhanda ariko nabusabye imbabazi sibera tegara frere urumva urani gara frere ndamurotora n'umwana kurengeye ariko umuntu wubaha yana gushota ariko bati ndakubashye kanigende jihad no mihanda nawe urabona uri imihanda turabe imihanda nago twifuga ameza kuko n'amababa sibyo, ariko abantu bapfuye urabashinyaguriye uraje ngo ngura impano y'iki wapi uri impano y'Imana yatuma abantu bapfa aka kandi nko kubibona babana hari ahirya umuntu akora accident bamwe bakaza bafotora bashinyagura utandukane nabo yabikora ko wagize akanya bura nk'umuntu wari uzi ko gari hari igoma akareba ubwato baruhamye ni wirase ngo ujye no kuzamana n'ababiri basi Imana izabiguhenda. Nabonye umusaza warokotse avuga ati ari mu bitaro avuga ati rwose ngiye buriya biro binaga ari ngiye wabikoze ubwo no kubera Imana nubwo ahantu byo yine noze kugira ngo yarango nafashe kurubaho urumva bw'ubwato nkomeza ko gagakeka kigiye kora munana pe flash ariko nandi sori mu video guma roza arapie Mozambique Central Africa muri America barahari abahungu batoje ariko shamana uyu musaza rero ngo bubaha cyane barizwe barigishijwe baratojwe yego murahura uryanye mu muhanda agakubita ibituka akashaka ahantu heza kuryamisha agakomeza akazi simenya mubona abana ku muhanda abirirwa bajya guhobera abasikari n'abapolisi abandi baragutunga genda uhobera umukongo baraguhenyoko simba mari sara hafi yasubiza umuhungu rero umubona wari wababona mu nka bagaze mu nka zanka zinyamba yo bahagaze yego abantu bita mu bisizi uzamuka harana abacoracora bajya bakunda kunyura ariko jone nabonye nabo barakubisemo rokete abakongomani urumva kwaciye bo gutya rwashaka kurwanya inzego bagira gutya ariko tunubaye n'inzego urejye kurwana n'inzego gute nejo wari ntabwo byumshe uwo mwana imyaka 14 ejo muri urejye kurwana iyo usuye ukareba abo bantu ukabaganiriza ukareba iyo baba baravuye imiryango yabo nibwo umenya neza tugatekira sha muhire byihorera warya inguru uri umusiramu uzi neza ko uri inguru uri umusiramu uzi ko ari haramu ukayirya umusiramu ngo nakwita umusiramu uri umusiramu maya kugira ngo ndye ingurube nanywa inzoga nubwo inzoga ari sharabu urumva ariko na mu bagenzi bacu reka dutunga urutoki nanone tugaruka mu bagenzi bacu Munyezi Mungu anyorohereze ariko nabonye natwe mu muryango w'Islam haje ibindi mujyamejo bundi atanga discours avuga uburyo umugabo mugenzi we
wirirwa wigisha idini buri kimwe cyose ngo yamusenye kamutwarira umugore kandi nanone ntaho idini yacu atubwira ngo tujye duhishirane niba utaka akaboko k'uburyo nigatanga kimoso kamenye wowe musiramu ukomeye no muri kino gihugu ugafata undi musiramu uza gusebya mugenzi we kamuha mikoro mwemboze ibyo mvuga numva nasoza n'ikiganiro kubera ko aba basiramu bagenzi bacu nabo iyi channel yitwa Dawa TV Rwanda uyikoreraho ni umusiramu mugenzi wacu kandi akora ku kindi kinyamakuru cyitwa Rwanda kiraneva ku Muhima yego sibyo yego akaba afite papa we aracyariho arasinzi sinimuka ibintu byo mu byo gusimbiza nawe tunabyihorera bafite etage hano kuri 40 ibyo ni yabo ntabwo inatureba ni binatureba ariko kugira ngo yumve ko arabo tuzana ku biganiro ugasa urasobe ngo amwe amaso pathogene urumva abantu bamukoresha ibiganiro n'umwana ngo bakita urukiko barakitaba ifata umugabo mugenzi wa musira mugenzi wa dutinya Imana ka kaboko k'iburyo ariko akimoso nikagiye gute nikabimenye niba mufatira mu rugo rw'abandi bazamuhe nyine yego ese ubundi uwo mugore wavuye mu rugo akajya gusambana n'uwo muntu bashaka kuvuga simuvuze aba yabuze iki ese niba tubwiye ngo abasiramu twemereye gutunga abagore bane yego wasanga uriya mugore ari umudivorce ongeraho ngo mu gihe ufite ibyo mu gihe ufite ibyuba ufite n'ubushobozi batunga kugira ngo wirinde ubusambanyi yego reka kujya muri zina asura ugazana umuntu agasibya mugenzi yego we mugabo uza kuvuga none by'urugo rwawe ngo umugore wanjye baramujyanye byageze bite uravuga ngo bigende bite uravuga ngo bigende bite yego bagushime se usashabe nago yinumiye hagahita umugore ashyira kuri Twitter akabatinya Imana n'umugabo wanjye turanyuze turi hari benshi bakozwe n'isoni cyakora hari benshi bakozwe n'isoni barajya he ko twaje nituza bajya he ko twaza twambaye none daraho nibere nzajya mvuga nzigana nigendera iyo nzavuga ukabimbaza zakwereka aho nabikwe cyangwa nibiriho yego sibyo se cyane cyose uvuga mugahita musiba ibyo biganiro wagisiba se arawe ufite ubushobozi bwabo arawe tuzagaruka no kwindi nkuru yatumye muri bano bantu bavuye hara hirya muri ya filime y'umuturanyi nahe ko byagenze buravuze ubuhuha vuga ngo buki naragiye ubusambanyi Fonsi naragiye ubusambanyi ejo nde numvishe inkuru ngo yo kwa ngo kiramani ngo nanuza ngo na sherifu ngo nibameranye neza na sherifu rega bose bararagiye kandi amakuru ufite nuko umwe muri bo agiye kwigendera bose bararagiye none si iyo nzu uwo muntu asigaye akodesha hano hirya hafi yo mu gace hano za Gikondo cafe Rwamara hejuru savuga ko ariyo yaguze so mufana so mubonye ati ngo vamo hakurya za Nyaruramu have ube wibere hirya iramaze ngo yaguze modoka wabagire yego ari ukuntu ukore byiza no gushima bakaguhindagizo sibyo yego nta gihe rero urumva nta gihe intare izagirana urukundo n'ingwe ibishoboka bizatura hamwe ariko ntibizaba inshuti sibyo ubona bamenya yicecekese kuba atavuga no kwera iki nukazi icyo ashaka kugeraho ati niza guterana amagambo n'aba bana bavuye iyo ngiyo ndaba nkoze kosa ku mwana w'Inyamirambo rero ni iceceke yego duke twanjye ntumenye ni iceceke njyame kare akinumira akaryama akamenya ati mukecuru wanjye abaye neza murumuna wanjye abayeho neza mukuru wanjye abayeho neza yego twiceceke akabaho hari bavuga ngo bisanga agize nk'ibyago ngakagera nk'ibyago ngo nguze amakamera twaterura uzaterura nanjye uzaterura numara kuyaterura bizaranyana nanjye igihe kimurukira mu kaso ukica nyuko nanjye ku kiro cyawe nanywera agafanta ntushe vuga ati kiragiye yego mwereka twisoreze tuzagaruka mu kindi kiganiro twisoreze tuzagaruka tuje kugira ngo tubirambure neza tujye muri filime nyarwanda tuyinonosore hano se hari amarogi hano za Kacyiru nazo no kuri Yenzi abona bakifata muri weekend bakamanuka Gisenyi
ari agatsiko nana kifata hano za Muhanga hano etaje hejuru iyo hirya muri za Nyarubande ngo imusanze ubu wabonwa n'uhagaze aho tuzabigaruka tuzatunga itoroshi isi abakoze cyane kamushimire ndetse nkubwire ngo ubwo wagarutse Imana ishimwe tunganirwe ukomeze ubimfashe mariko yego nkuko nagushimiye muramuzi muhire kamera makuru tamune muzamushyire muramuzi yakoze byinshi byo bitandukanye niko nta mafoto ngira ndagufotora zo kwishyira yego urihisha iki se ko nta kibi cyane ndakoze ndagushimiye ibiganiro byo nakagaruka ciao